Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Nizere ko muri amahoro, twizere ko mushima Imana. Tubaye ikaze rero mu isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi. Turi ku munsi wo kuwa kane. Turashimana ko mishe kubana natwe kandi turashimana ko namwe iba yabarinze. Twegereje abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, twegereje n'abakristo bacu mwese muhabwa umugisha n'Imana. Twegereje abantu batuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, Imana imugisha kubana natwe n'umugisha. Twegereje abantu batuye mu migabane itandukanye y'u Burayi, Imana imugisha kandi kubana natwe n'umugisha. Rero mwese mwahageze basabiye umugisha w'Imana. Ni byiza ko tuva mu ngo zacu cyangwa se tujya muri gahunda zacu twabanje kwiragiza Imana. Rero wewe hageze ndagusaba inkunga yawe niyo gusharinga. Urarika abantu, ushobora gusharinga mu maguru kubayemo kuri Instagram, kuri Facebook, kuri status yaho cyangwa kuri stati uko umwuka kuyobora. Ariko ni byiza kugira ngo turusheho kugenda twamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma wifuza ko tugusengera by'umwihariko cyatuvugana cyatuganira, ufite icyifuzo wakoresha izo nimero urimo kura kuri screen ya, watwereza kuri WhatsApp cyangwa kuri message cyo kaduhamagara tugufasha. Kandi Imana tubonye Imana ikora, tubonye Imana igira abantu benshi amo twagiye dusengera cyangwa se no mu gusenga habamo ubutsinzi bw'Imana. Rero Imana imugisha kandi Imana ikomeze kubagira neza. Reka dusenga nyuma twumva ijambo ry'Imana. Mana turagushima kuri Imana ifite imbaraga, turagushima kuri Imana wo kwizerwa. Urakoze ko waturinze mu ijoro, tugushimiye ko ucyamahoro. Turasenza muri uyu munsi umunsi umugisha. Iri jambo riduhindurira ubuzima kandi iri jambo riturinde. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro turere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Kabiri, isi yari itagira ishusho, yari iriho ubusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Dusengeye muri ijambo ry'Imana. Biravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo ariko isi ntiyagiraga ishusho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo ariko isi nanone ngo ntiyagiraga ishusho. Ngo yari iriho ubusa, ngo umwuka w'Imana ngo yagendaga hejuru y'amazi. Ngo ariko Imana ibona yuko hari ikintu kibura, ibona ko isi idafite ishusho. Ngo Imana iravuga ati habeho umucyo, kuko ngo hari umwijima nta shusho, mbese ntihagaragaraga. Ngo ariko isi ntiyagiraga ishusho. Ngo ariko Imana ivuze ireba ngo umucyo nubeho, ngo ako kanya umucyo waho. Ngo Imana ihita ibona ko noneho isi igize ishusho. Ngo irangije noneho Imana irangije ngo iravuga ngo umucyo utandukanya n'umwijima, kuko isi ntiyagiraga ishusho, hari hijimye. Ngo ariko Imana ivuze ngo umucyo nubeho, ngo ako kanya umucyo waho, ngo itandukana n'umwijima. Ngo Imana ifata umucyo iwita amanywa, ngo ifata ijoro iryita umwijima. Uwiteka tugire neza cyane. Ndagira ngo rero dusengere natwe muri iri jambo. Isi ntiyagiraga ishusho, natwe ntabwo dufite ishusho, cyane cyane n'izi ndwara z'ibyorezo bihari nta shusho dufite, yaba iyi covid n'izindi zirimo kugenda ziza. Ntabwo isi ifite ishusho. Ntawakubwira ngo yavuye, ifite aho yavuye, ariko ntawakubwira ngo izarangira ite, kuko hari abayizana. Ntabwo dufite ishusho, ariko hari Imana igitanga ishusho. Ndifuza ko uyu munsi wa none wo kuri wa kane Imana iguhishe ubuzima bwawe. Imana itanga ishusho y'icyerekezo cyawe. Imana itanga ishusho y'urugo rwawe. Imana itanga ishusho y'akazi kawe. Imana itanga ishusho ariko y'ibintu y'abasozo yakuvuze. Ni biramubwiza ngo Imana itanga ishusho. Nawe uyu munsi Imana iguhishe icyerekezo. Isi ntiyagiraga ishusho, ntiwabashaga kumenya uko iteye. Iyo Imana itaraguha ishusho nta cyerekezo uba ufite. Iyo itaraguha ishusho nta buzima ubona. Iyo itaraguha ishusho ntabwo uzi ibyo ukora aho bizagera. Iyo Imana itaraguha ishusho urireba ukagira ngo si wowe. Iyo Imana itaraguha ishusho abantu bavuga ngo ne bavuga. Iyo Imana itaraguha ishusho
Uwiteka tukaza cyane ariko uyu munsi wari Uwiteka guhishusho mu izina rya Yesu Kristo. Imana itaraguha ishusho uricara ukitekerezaho ukabona naho Imana ishobora kunyura, ukabona n'ahantu ushobora kuzatabarirwa, ukabona rwose ubu niyo akazi gashobora kuzaba. Nzashaka binyuze mu zinzira. Kuwo dukundanye agenda, uwo dukundanye agenda, abo nahetse nareze barabyaye nta shusho. Ngo ariko Imana yitegereje isi iravuga ati wa mucyo webaho, ngo ako kanya umucyo ukimara kuba direct hahita haboneka igice cy'umwijima n'icy'umucyo. Ndagira ngo nawe uyu munsi wa none wo kuri wa kane, Imana nitanga ishusho y'ubuzima bwawe. Imana nitanga ishusho y'abana bawe. Kuko ibitegereje ubona bahari badahari, ubona bagiye kunanira ureba, ubona bagiye kugira imico itandukanye n'iwawe. Ariko uyu munsi wa none Imana niguha ishusho. Tugiye gusanya muri iri jambo ngo Imana iguha ishusho. Imana niguha ishusho kuri uwo mugore washaka. Imana niguha ishusho kuri uwo mugabo washaka. Imana niguha ishusho kuri abo bana wabyara. Imana niguha ishusho muri ako kazi ukora. Imana niguha ishusho mu byo ushaka, ibyo ubona ko bidafite ishusho. Ndashima Imana. Buri ushobora kwiruka ku kintu ukakibura, ushobora kurara ukora amajoro yose kugira ngo ugire icyo yizo bikanga, ariko Imana yavuga gusa ibyanze bikemera, ibyapfuye bikazuka, ibidafite icyerekezo bikagira icyerekezo. Imana yavuze ibidafatika birafatika. Imana yavuze ibitumva birumva. Ngo Imana ikimara kuvuga ngo wasiwe yavuze rimwe gusa ko ku isi ntabwo yagiraga ishusho, yari iriho ubusa nta shusho. Iyo udafite ishusho, uzi ko iyo udafite ishusho n'Imana ivuga ukagira ngo siyivuze. Uzi ko iyo udafite ishusho Imana ishobora kubwira ikintu ukagira ngo siyikibwire. Uzi ko iyo udafite ishusho Imana ishobora kuvuga mu iteraniro ukajya wumva hari abirimo irabwira wowe n'urimo kuko ntacyo ufite. Ariko nagira ngo uyu munsi wa none moraside bona fanada, Imana nitanga ishusho y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Vuga ngo nakire kugira ishusho y'ubuzima bwawe. Vuga ngo nakire kugira ishusho y'imibereho yanjye. Vuga ngo nakire kugira ishusho y'icyerekezo cyawe. Vuga ngo nakire kugira ishusho y'urugo rwawe. Akira kugira icyerekezo cy'inamonesero cy'ejo hazaza mu izina rya Yesu Kristo. Yavuze ngo wasiwe baho, wa mucyo webaho. Nawe uyu munsi wa none Imana itegeke, Imana iramonesero iguhesha ishusho y'ubuzima bwawe. Kandi niyo isi idafite ishusho y'uburyo iyi covid igiye izaranye, Imana turakwingize ngo uyu mwana duhe icyerekezo. Kuvuga gusa gato amasiyeri si isogonda, covid yabura yatuza, n'imigambi y'abantu yaburizwa. Mana turakwingize ngo uyu mwana utange ishusho y'ubuzima bwawe, utange n'ishusho y'isi waremye, menyekane kuri Imana ifite imbaraga. Kandi usenge mu ijambo ry'Imana akunda kwifuriza kugira ishusho y'ubuzima bwawe. Uvuga ngo Mana urakoze kuma ishusho y'ubuzima bwawe cyangwa se y'icyerekezo cyanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwari na Prophet Robert. Nuze kugenda udakoze subscribe cyangwa se sabone, nuze kugenda udasharinze, kandi wifuza ko tugufasha amasengesho, izo nimero urimo kuri screen yawe wadufasha kwa gusengera Imana.